Nshuti muvandimwe, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Ndanezerewe cyane ku buryo mutabyumva, kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kongera kubana twiga ijambo ry'Imana. Ntekereza yuko atari ibintu bihuriranye, ahubwo ni gahunda y'Imana. Yo yari izi ko uyu munsi isaha nk'izi ngizi tuzaba turi kwigana ijambo ry'Imana. Imana ishimirwe, iyi gahunda ishimye ko ibaho. Munyemerere rero kugira ngo twimbike mu ijambo ry'Imana, aho tugiye kwigana icyigisho cy'uruhererekane kigiye kujya kigirwa n'ibice bitandukanye, gifite umutwe uvuga ngo igihuru kidasanzwe. Mbere y'uko dutangira gahunda, reka mbanze nicishe bugufi, maze namwe aho muri mucishwe bugufi mu mitima yanyu, twiragize Imana. Uruwera, uri Imana, turagushimye kuko ari nta yindi Mana ihwanye nawe. Tunejejwe cyane n'uyu mwanya mwiza uduhabwe tugiye kwigana ijambo ryawe. Reka abamarayika bamanukire kuturinda, maze ijambo ryawe imiburo irimo ihindura imitima yacu. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Nk'uko nari mbibabwiye, icyigisho tugiye kwiga muri iyi minsi ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo igihuru kidasanzwe. Ndagira ngo ni icyigisho kigiye kuzashingira mu gitabo cyo Kuva, cyangwa se abafite Bibiliya ntagatifu mu gitabo cyitwa ivugurura kuvana mu Misiri. Ni igitabo tugiye kwiga byimbitse, aho mu gice cya mbere batangira batwereka umutwe uvuga ngo Abayisiraheli bagwira muri Egiputa. Noneho bakomeje hepfo bakatwereka umwami wa Egiputa atinya Abayisiraheli abagira imbata. Undi mutwe ku murongo wa 15 hari umutwe uvuga ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Ndagira ngo iki kintu mucyumve neza. Aho umwana wese w'Umuyisiraheli wavukaga, hari haratanzwe itegeko ku babyaza yuko azajya ahotorwa yarangiza akicwa. Ariko bigeze mu gice cya kabiri, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Ndagira ngo mbabwire amagambo makeya muri iki gice. Imana kubw'umugambi wayo ibasha gutanga imbaraga zidasanzwe, igakorana n'abantu bayo mu buryo budasanzwe. By'umwihariko niba uzi ko wiyeguriye Imana, no mu bihe bidashoboka Imana ibasha kugukoresha ibyo abantu babona ko bidashoboka. Mwibuke yuko umwana wese yavukaga, yamara kuvuka agahita ahotorwa akicwa. Ariko hano hari umuryango wubahaga Imana. Umuryango wubahaga Imana ku buryo ababyeyi batwise umwana amezi 9, baramubyara bamuhisha amezi 3 yose, mu gihe bari babonye ko batakibashije kumuhisha. Bityo bigira inama yo kugira ubundi buryo bakoresha. Aho ntabwo ariho nashatse gutinda uyu munsi, ariko nagira mbabwire yuko uwo mwana mvuga ari nta wundi ahubwo ari uwitwa Mose. Uyu Mose yabaye inshuti y'Imana ku buryo bukomeye, ku buryo Imana yavuganaga na Mose ikamwiyereka, ariko nayo ikamwiyereka mu buryo butangaje. Ndagira ngo twimbitse mu cyigisho cyacu dutangiye mu gice cya 3 n'undi bugishingire cy'igitabo cyo Kuva, ahari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Ndagira ngo twibuke ko icyigisho kiravuga ngo igihuru kidasanzwe. Ndagira ngo uyu munsi, mbere y'uko ngira amagambo nsoma, uyu munsi nimwumva insanganyamatsiko y'iki cyigisho. Ni insanganyamatsiko idasamaje, kuko kumva igihuru ni ikintu kidasamaje koko kidatangaje. Aho abantu benshi uyu munsi baramutse bakubajije ngo uturuka mu kihe gihuru, cyangwa se uturuka hehe, niyo waba uturuka ahantu hari igihuru ntabwo watinyuka kuvuga ko uturuka mu gihuru. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire yuko hari igihuru kidasanzwe. Reka nsome amagambo ari
mu gitabo cyo kuva igice cya 3 haranditswe ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe umutambyi w'Imidiyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Iteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyaka umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati reka nambike ndebe iri shyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka. Haleluya! Nagira ngo mbabwire yuko hano mu busanzwe hari ibintu biranga igihuru. Mu gihuru ntabwo habamo ibintu byiza, kandi ikindi iyo dushatse gukora jaride ni ukuvuga ngo bidutwara umwanya tugategura. Igihuru cyo ntabwo gitegurwa, ni ukuvuga ngo ni ikintu kizana kandi kikaba kirimo ibintu bitari byiza. Nk'urugero twavuga ibihuru byinshi, iyo hatarimo imiserebanya haba harimo inzoka, haba harimo ibisimba bitari byiza. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire yuko iki gihuru cyari igihuru gisanzwe ariko kiza guhinduka igihuru kidasanzwe. Uyu munsi nagira ngo mbabwire kuri iki gihuru Mose yabonye cyari cyamaze kuba igihuru kidasanzwe, kuko ubusanzwe Mose yabashaga kuba yatambukaga imbere y'iki gihuru ariko ntagire amatsiko yo kujya kukireba. Ariko iyo igihuru cyamaze guhindurwa igihuru kidasanzwe n'abantu baragitangarira. Nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi umunyabyaha ashushanywa n'iki gihuru, ariko umunyabyaha wihannye wakiriye Kristo aba yabaye nk'igihuru kidasanzwe, aho n'abantu babasha kumureba bakamutangarira. Nagira ngo mbabwire ikintu cyari cyaje muri iki gihuru kidasanzwe. Iki gihuru niho Imana yiyerekeye Mose, kuko Imana itashakaga ko Mose imwiyereka mu ishusho yayo, kuko Imana niyo yibwiriye Mose iramubwira ati ndamutse mwiyeretse ubwiza bwanjye bwakwica. Mu yandi magambo ntabwo twareba ishusho y'Imana ngo dukomeze kubaho kubera ubunyacyaha bwacu. Imana ihitamo kwiyereka Mose ibinyujije gukingiriza ishusho yayo mu gihuru, kandi igihuru cyaka umuriro. Ngira ngo mbabwire ko uyu munsi nawe iyo utarakira ubuntu bw'Imana uba umeze nk'iki gihuru, kuko nta kindi kiba mu gihuru uretse ibintu bibi, uretse ibisimba, uretse inzoka. Ibyo bintu byose kandi ndagira ngo mubwire yuko ibyo birizana. Ntabwo burya umunyabyaha ntabwo ari ahandi hantu ajya kubikura, ahubwo byonyine kuba ari umunyabyaha biba bihagije kugira ngo imbuto zimuturukaho koko zibe ari imbuto zigaragaza ko ari umunyabyaha. Ku bw'ibyo rero Mose yabonye igihuru, ariko abona igihuru cyaka ariko kidakongoka. Niki cyari kiri muri iki gihuru? Nk'uko nabivuze, iki gihuru hari harimo ishusho y'Imana, kandi Imana yo ubwayo yari iri muri iki gihuru. Mbese uyu munsi waba wakizera yuko Imana ibasha kuguhindura, Imana ibasha guhindura igihuru gisanzwe ikakugira igihuru kidasanzwe? Benshi bajya bagutangarira, ndabizi, abo mwajyaga musangira inzoga mu kabari babona ibyo ngibyo utakibibamo bakakwibazaho. Ariko ndagira ngo mubwire yuko na Mose yari asanzwe atambuka imbere y'iki gihuru akikomereza akagenda, kuko cyari igihuru kidateye amatsiko. Ariko umunsi nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi yamanukiye umutima wawe, wemeye umutima wawe ukakira imbabazi ze, nawe abazakureba bazagutangarira, bazabona yuko koko wabaye umuntu udasanzwe. Uzaba wemeye kwakira imbabazi z'Imana, bityo igihuru kidasanzwe kizaba gihindutse, igihuru gisanzwe kizaba gihindutse igihuru kidasanzwe. Ndagira ngo mbabwire yuko hari byinshi bishobora gutangaza abantu. Ndagira ngo mbabwire yuko igihuru nk'ikintu kidasanzwe, ntabwo abantu iyo biga iki cyigisho babasha kumva icyo Imana yari ishatse kuvuga,
ariko mbararikira kugira ngo muzakurikire icyigisho kigiye gukurikiraho. Iki cyari igice cya mbere, ariko twongera kwibaza kuri aya magambo avuga ngo igihuru kidasanzwe. Uyu munsi nawe wakemera, uyu munsi ntabwo naje kugira ngo nkoreshe amagambo yo gushira isoni, ninkubwira ngo iki gihuru ni wowe, nanjye iki gihuru ni njyewe. Ntabwo iki gihuru ari igihuru gisanzwe, igihuru abantu babona, ahubwo umutima wawe Kristo arabishaka, Imana irashaka kuwuturamo, kugira ngo imyanda yose, ibibi birimo, bya bindi byose birangwa n'ibintu bituye mu gihuru, nawe uyu munsi arashaka kuguhindura kugira ngo akugire igihuru kidasanzwe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Munyemerere tube ducumbikiye iki cyigisho, mbararikira kugira ngo icyigisho kizakurikiraho muzagitega amatwi, kuko tuzareba neza umugambi w'Imana mu kunyuza ubutumwa bwayo mu ishusho y'igihuru, nyamara ishaka gutunga urutoki twebwe mwene muntu. Reka dutege amatwi icyigisho kizakurikiraho, bityo natwe imitima yacu tuyegurire Imana. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.